Yes ashimwe cyane bakunzi bacu badukurikirana. Mm. Dusuhuze na Robert inshuti yacu dukunda umunsi ku munsi, kandi n'abakunzi bacu kuri Begiherezo TV no kuri Yada TV na Humura Program TV turashimire kandi tubasuhuza aho muherereye. Yes abaho umugisha cyane. Nakiriye Evangeliste Theo, ndumva hano ntago ari mushyashya, abantu baramuzi. Tugiye kuganira, reka musabe adushyire imbere y'Imana, ariko yibwire n'umuntu dukurikiye ushobora kuba mubonye ari ubwa mbere da. Yego, reka dufatikanye gusenga. Hari abaje ari bashya. Umunsi ku munsi Imana igenda iduha abantu, kandi mu buzima busanzwe abantu turabakenera kubera ko ibyo dukora nibo dukorera. Yego. Dukorera turaha kubera ko bahari. Yego. Kandi nabo babyumva kubera ko turaha ngaha. Rero Yesu aduha umugisha. Amen, amen. Nitwa Toneste Niyonzima, ndi umugabo ufite umugore n'abana. Hanyuma reka dufatikanye gusenga muri ubu buryo, twinginga Imana ishobora byose ize kubana natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, nta wera nkawe, nta yindi Mana twisunze muri iki gihe cy'imiheruka, ubwo abana b'abantu babona iminsi iri kugenda irangira ariko abandi ntibabibone. Twebwe hari ibanga twahishuriwe yuko nta kindi dusigaranye uretse ijambo ryawe. Amen. Ni nayo mpamvu twicaye imbere ya kamera zitandukanye kugira ngo tuganire n'abantu ba ijambo ryawe. Nunkundire rero iki kiganiro tugiye kugira gishingiye cyane ku ijambo ryawe, umuntu wese ugiye kucyumva azamenye imbaraga zawe, twumve n'umuhuguro cyangwa se impanuro ziri mu ijambo ry'Imana. Urakoze, ushyigikire Mwuka wera w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hari ijambo usenzemo uravuga ngo turi mu gihe cyarangiye, Gisa nk'icyarangiye ariko ariko cyarangiye. nta gihe dusigaranye Roba. Niyo mpamvu abantu banzi ndaza kubwiriza nitonze cyane, kubera ko ibintu mfite ndashaka kwibutsa abantu. Uzi ikintu kinzanye? Wakoze kuduha ikaze. Ikintu kinzanye ni ukwibutsa abantu ko nta minsi dufite. Kubera iyo mpamvu abantu basa nkaho barangaye. Yego. Bibiliya amagambo tugiye kuganira afite insanganyamatsiko cyangwa se icyo tugiye kuganiraho kiravuga ngo kwirinda uburangare Yego. butewe no kwirara. Kwirinda kwirara nkaho wagira ngo byarangiye. Mu yandi magambo ndashaka gukangurira abakristo kongera kubibutsa ko umwanzi atapfuye cyangwa Satani atakuweho, kubera ko ndi kugenda mfite ubwoba Robert. Dore ubwoba bwa mbere mfite, abantu bari kumva iby'impuha cyangwa se ibyo Yesu yahanuye. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwanjye. Icya mbere, hazabaho intambara hamwe na hamwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri aravuga ngo hazabaho ikintu cyitwa kwangana, urwango ruzagwira, ngo umwanzi wawe azaba mu rugo rwawe. Ibyo bintu biriho. Icya kabiri, hazabaho ikintu bita tremblement de la terre cyangwa se imitingito ya hamwe na hamwe. Rero reka nifashe ibintu bitatu. Yego. Icya mbere, izi ntambara muri kumva hagati ya Israel na Palestine, nibi muri kumva muri aka karere k'ibiyaga bigari, harimo intambara zigiye zitandukanye. Sinaho gusa hano muri Somalia, kuri iyi si yacu hariho ikintu cyitwa intambara zigiye zitandukanye. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo Yesu yahanuye biri kwenda gusohora. Icya kabiri, ikintu cyitwa inzangano. Muri iyi minsi urwangano ni rwinshi, abantu baranganye, babaye donc uragendana n'umuntu uzi ko gukunda ariko akaba ari we kugambanira. Inzangano ziriho. Icya gatatu gikomeye nshaka kuvuga ni iki kintu kijyanye n'imitingito hamwe na hamwe, imyuzure. Ibi byose ni ibintu Yesu yavuze ko bitazabura kuba. Ariko abana b'abantu muri iki gihe turimo, abankunda mu nyumva mu nkurikira umunsi ku munsi, turarangaye. Wagira ngo ahari ibyo Yesu yavuze nta gaciro byari bifite. Turi kugira amaso ariko wagira ngo amaso yacu Satani yabisubizemo ibitaka. Reka mbahumuze ijambo ry'Imana. Mumfashe dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kubyumva neza. Igitabo cya mbere cya Samweli, turaza kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13 umurongo wa 19. Hanyuma twumve icyo Bibiliya ivuga, twumve tubisanishe n'intego twari dufite kugira ngo bikomeze kugenda neza.
ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere cyangwa se igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 19 haranditswe ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Kimwe mu bintu bigaragara ko abantu barangaye banakennye bageze ku rwego barangaye, kurangara ntibihagije ahubwo baza no guterwa n'ubukene bitewe n'iki n'uburangare. Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Roba ndabizi ko ukunda ijambo ry'Imana, ninkwita umuhanga ntugira ngo ndavangiwe. Uyu muhanga ni Yesu Theo. Oya Roba ndabizi. Kuri Yesu niwe muhanga wenyine. Urakoze. Nisi kandi nawe munyabwenge, ubundi twe turi ibikoresho tutavaze. Urakoze ko wasobanukiye icyo kintu, ariko tuvuge n'ukuri mu by'Imana ushobora kuba hari ibyo usobanukiwemo. Ndashaka kubwira ko tugeza mu gihe Satani yamaze guhuma abantu amaso kugeza ku rwego bata n'intwaro. Iki ni ikintu gikomeye giteje n'ubukene. Rero ubukene butewe no kurangara rimwe na rimwe hari igihe twe tunabyitera. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana tukabyumva. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese aryarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta muntu n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani nibo bari babyitwaje. Aha mwitonde cyane, ntabwo abantu bose bahumye. Nubona umuntu yaraye ubusa ntabwo abantu bose barara ubusa. Sawuli na Yonatani nibo bari baruze urugamba bari kurwana narwo, bari bazi ko bafite abanzi benshi, bari bazi ko bari kurwana n'Abafilisitiya, bari bazi ko bakiri mu isi bari kurwana n'isi na Satani n'umubiri. Ibyo bintu kenshi nibyo dukunda kwifashisha ngo intambara turwana, ngo turwana n'isi na Satani n'umubiri. Ariko iki kintu hari impamvu usetse inyuma ya kamera nuko twigeze kubiganiraho mise mbyibuka. Mu yandi magambo tubyakire gutyo, tubivuge gutyo, ariko mu yandi magambo nituzasobanura ibi bintu uzasanga rimwe na rimwe atari nabyo turwana nabyo, ahubwo umuntu turwana nawe ni umwanzi ari we Satani. Kuko ntabwo uza kumbwira ngo urarwana n'umubiri wawe kandi utuyemo ariyo nzu yawe donc Kristo akoreramo. Yesu ashimwe. Munyumve neza rero, Abisirayeli babayeho mu gihe cyo kurwanwa n'Abafilisitiya. Noneho bari abakire mu byo kurwana kuko bari bafite intwaro. Izi ntwaro ndazifashisha mu buryo butatu. Bagiraga ikintu cyitwa imihoro, bakagira intosho, bakagira n'impabuzo, ariko ngo bakagira ikintu gikomeye cyitwa ityazo ryo gutyazaho icyo bita ibyo bikoresho barwanisha. Iri tyazo rero Abisirayeli bararihoranye. Ari ikiganiro ejo bundi nabonye ku mushumba bita Pastor Shimiye kuri Humura program, ndetse namwe mwagishyizeho narakibonye, muri kuvuga kuntu iyi minsi iteye ubwoba, cyangwa se abantu barangaye bakajya bibwa. Kuki bundi umuntu akwiba? Kuki umuntu akubwira ngo banza utange ituro ngusengere? Uzi impamvu abantu babanyazwe nabo barashiriwe. Kimwe mu bintu biranga umuntu washiriwe cyangwa wanyazwe asigara asabiriza amasengesho. Nubona umuntu ari kuguhamagara, aro Robert, aro yewe byakomeye mfasha gusenga, nta kindi kuko umwenda warahera wakinyizaga hera watabitsemo kangahe kugira ngo umuntu wese yegerereyo. Kimwe mu bintu biranga umuntu rero washiriwe asigara asabiriza ikintu bita amasengesho. Aramutse afite intwaro yitwa amasengesho, yakakwiye kuhangana n'uwo mwanzi urwanya ubugingo bwe, urwanya itorero, urwanya umuryango we, agafata ibihe byo gusenga. Ariko abantu kubera ko banyazwe ikintu cyitwa intwaro, iri cyazo rero mvuga niri, iri cyazo Abisirayeli bari bafite ryari ityazo ryitwa amasengesho batyazagaho. Donc bari bafite icyo bita guhuza imbaraga z'amasengesho, basenga bakagira ibintu baritura. Donc baterwa n'abanzi iyo basengaga bahamagaye Imana, Imana agiraga ibintu iritura. Ariko iri cyazo ryitwa amasengesho
abafilisitiya baraza basa nkaho biyunze nabo barabanyaga, babanyaga ikintu cyitwa ibihe byiza. Kandi umwanzi wa mbere yakunyaze ikintu cyitwa ibihe, burya bakunyaze ikintu gikomeye. Iyo umwanzi akunyaze ibintu byitwa gusenga, nagize umugisha ahantu nicaye ndi kubona antene ya televiziyo. Nagize umugisha ndi kuyibona, ndi kubona Canal Plus, nkabona Toto, hari ibyo genda kureba mwe mutareba. Noneho rero buriya robot umujura guteye n'urugero akaza agacukura inzu yawe, agacukura inzu, yamara gucukura inzu agatwara televiziyo. Iyo atwaye televiziyo hari ukuntu yibagirwa akantu gakomeye. Umugisha wagira nuko yakwibagirwa antene. Yesu ashimwe. Iyo atwaye televiziyo agasiga antene, ndatekereza neza ko antene nta muntu uza kuyimanura, barakomeza bareba ko antene ihari, ariko televiziyo yo yaribwe, yaranyazwe, ityazo ryaranyazwe, hasigaye ikintu kimeze nka antene. Niyo mpamvu ubona abantu bahera kuwa mbere mu nsengero babyina gusa, ariko icyitwa umwuka wera, imbaraga zo kunesha ibyaha zaragiye, barazinyaze, zarashize. Haleluya! Nizera kunyumvishije nshuti yanjye. Donc televiziyo barayitwaye, hasigaye antene gusa. Abanyuze kuri iyo nzira bavuga ko muri urwo rwarimo televiziyo. Yes! Ariko nta kintu kirimo. Niyo mpamvu ubone turi guhangana n'ingaruka hanze aha. Donc urugero muranyi mbabarira munyihanganiye iki kintu ngiye gukoresha. Twebwe ko watubona none itorero ryacu rya ADEPR, nanjye ndumwa ADEPR, yagira ngo nuko kera twahoze, kubwa usabye Imana Samuel, ntabwo ari uko twahoze, nta ntambara zari mu itorero. Abantu bose bashakaga umwuka wera, naho bashaka umunyamasengesho. Hari umupasiteri, reka muvuge, Pasiteri Shimye yigeze yasengera umuntu arazuka muri kiriya gihe, ariko n'ubu nibwo yakora igitangaza ntibacyemera. Kubera iki? Abantu barabihiwe. Munyumve neza, kera iri torero ryabaga rifite imbaraga z'Imana, ku buryo ariho habaga ibihe byiza cyane. So kwishyira hejuru, namwe mukurikize uko kera twari tumeze. Abantu bitwa ba ADEPR mu nyumva, mutekereza itorero ryo hambere. Ariko muri iki gihe Satani yaryinjiyemo, reka mbivuga gutya, yaratwinjiriye, amaze kutwinjirira aratunyaga ibihe byiza twagiraga. Amasengesho aranyaga, igihe cyo guha Imana ntacyo tukigira. Ariko telefone turayiha umwanya, iyo umuntu akibyuka hari akantu kari wangana. Gusa antene ADEPR iracyariho. Nibyo ushaka kugera nshuti yanjye. Donc hari akantu kari wangandeje numva niko. Uzi ko umuntu abyukira kuri telefone, donc uwo munsi wose akirirwa muri telefone. Uko ubyutse niko wiriwe. Hari akantu karyoheye cyane. Uko umuntu abyutse ubundi biguha icyo ukuririrwa. Yes. Niba ubyutse usoma Bibiliya, uwo munsi nuko. Kuki abantu bakabije ibyaha? Baba hari ibintu bahugiyemo, bahugiye mu matelefone bari kureba. Hari n'abantu muri iki gihe urabona ko hirya mu baturanyi bitameze neza. Hari abantu bafite ubwoba ngo byakomeye, ngo ntabwo byakomeye. Twe turakize Imana ko Imana itubirindiye igihugu cyacu, kuboko kw'Imana kukiriho. Nge ntabwo mfite, kuko Imana yavuganye natwe iyo dusenga, n'Imana avuze ko izatugirira neza. Hari amasezerano dufite nk'abanyarwanda. Rero icyo dusaba ni kimwe, ni ugusenga ngo Imana ikomeze itwihere amahoro mu gihugu. Ariko hari abantu bafite ubwoba ngo byakomeye, ngo byacitse. Kubera iki? Barahugira kuri YouTube. Uranyumva? Kuko kuri YouTube ubundi igihe nyigereranya n'isoko ry'imburamumaro, aho umukristo ndabyiringiro bageze umwe banguragura iki, abati twe turagura ukuri. Ariko barabakubise kuko bagura kukuri. Ariko kuri social media nta kuri kubaho benshi, nukubeshya ku buryo umuntu ashobora guterura ikintu akavuga ati kanaka yapfuye, ati kanaka yapfuye, ati byakomeye, ndera yose bagiye kuyirangiza, ati mwitegure ejo muzapfa. Nyirizina ntabwo ariko byabaye. Niyo mpamvu usaba abantu ngo muhumuke, abantu badukurikiranye kuri Yada TV, Bigerezo TV, Humura program n'andi macano avuga izina ry'Iyera. Muhumuke, mumenye ko ibiri kuvugwa byinshi, ibyinshi atari byo, harimo ibyo bitarumazi bibeshye. Kubera iki? Abantu bahugiye muri ibyo byo bakunze n'ibyo babeshye. Ibivugwa ko donc ibintu biri aho ngaho birakunzwe cyane, ariko uvuga ukuri kurebwa. Kubera iki? Yaranyazwe. Uyu muntu yanyazwe ikintu cyitwa intwaro, yitwa kubana n'Imana. Nta bihe byiza muri we bimurimo. Ngaruka kuri cya kintu wavugaga rero, twebwe twari abantu badasanzwe.
turinjirirwa turarangara n'ubukene dufite. Ubukene dufite twebwe twabutewe no kurangara. Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli bakene intwaro zo kurwanisha, noneho basigaye ku izina ryitwa abarokore ADPR, basigaye ari ADPR gusa, ariko nyirizina umwimerere wa ADPR ya mbere ya kera waragiye. Niyo mpamvu ubone byatwubahutse nuko hasigaye antene gusa. Ndabivuze Ernest, na televiziyo yaragiye. Yego, ndabivuze nta kintu wangira kubera ko ibi bintu umwuka yabimpishuriye. Abisirayeli bakennye intwaro zo kurwanisha, ariko amahirwe nagize mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nubwo ngo bakennye, ityazo rikanimuka rikajya mu Bafilisitiya, ku buryo n'Abisirayeli bajya gutyaza mu Bafilisitiya bakahigira n'imico. Dore objectif yo kunyagwa kw'ityazo kwari kugira ngo yego komeza. Objectif yo kunyagwa kw'ityazo kwari ukugira ngo Abisirayeli bave mu gihugu cya Isirayeli bamanuke bajye mu Bafilisitiya, nibagera mu Bafilisitiya bahigire imico y'Abafilisitiya, n'Abafilisitiya babigishe imico yabo. Ni no mpamvu utakimenya umupantekote, ahubwo babaye abapendavyote. Kandi nasubiremo kubera ko twaragiye ntabwo ukimenya umupantekote. Yes, ahubwo babaye abapendavyote. Ça veut dire quoi? Bivuze iki? Donc kera twagiraga za kirazira, nta murokore wanywaga ibiriya bintu bya muriture, ibyuma ntabwo babinywaga, ibi bintu by'ibiyoga. Ariko usigaye wumva umuntu wo kugira ngo afate byo gusenga ngo arwaye mibe, abarokore benshi barwaye mibe. Impamvu ityazo riri mu Bafilisitiya, kandi Abafilisitiya iyo ugezeyo baguha imico yabo ukayizana. Abafilisitiya basigwa amavuta, mugomba kujya kuyizana. Abafilisitiya bari gutyaza, uri kumva? Mushumba arabivuze iki kintu cyitwa kubashyiraho amavuta. Abafilisitiya bafite amavuta, bagushyiraho amavuta ngo arugunu bajya gutya bakakurambikaho ibiganza. Mu Bafilisitiya ityazo ryabo barambikaho ikiganza, abantu bagahita barwara igicuri. Bakagwara igicuri. Ibi rero nabitwaga ko ari Abisirayeli bagiye kubyigayo. Niyo mpamvu ubona ku mashusho media umuntu aza ari umuhanuzi ntashaka kuvuga, yaraje arabica baranamufunga, arongera arakora, ubu yarahitinze. Hari izindi mbaraga zihishe underworld inyuma yabyo. Kubera iki? Hari icyitwa ko abantu bagaragara ko ari Abisirayeli ko baramaze kwandura imico ya Gifilisitiya. Munyumve neza, nicaye aha mu mbabazi Imana iduhaye, nimwongere musubire gushaka ityazo. Ariko iri tyazo aho kugira ngo murishakire mu Bafilisitiya, mwongere mwinginga Imana yongere itugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Haleluya! Yongere itugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Kandi izi ngaruka zirakomeye. Mwumve izi ngaruka. Dr. Luka hari ikintu yavuze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 12 umurongo wawo 35 kugira ngo dusoze. Mwumve icyo Dr. Luka, nimvuga Dr. Luka, uyu mugabo bita Luka, ubutumwa buzi ko bwanditswe na Luka, yari umudokiteri, yari yarize. Ntabwo rega abantu bakorera Imana ari abaswa. Hari ukuntu abantu bavuga ngo abavuga ubutumwa b'iki gihe nabo oya barize benshi. Noneho uyu mugabo umva ijambo Imana yamwandikishije, yandika igice cya 12:3-5 yaravuze ngo tube maso dutegereze kugaruka k'Umwami Yesu. Tugire gute Roba? Tube maso kuko ibihe byarivanze, ibihe byarahindutse. Ibi bintu muri kureba hirya no hino byagakwiye gukangura umukristo wese akamenya ko nta gihe dusigaranye. Ariko Luka baravuga ngo mube maso dutegereze kugira gute kugaruka k'Umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Amena. Mumere nk'abantu bategereje shebuja azagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. 3:8 naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. 39 n'umurongo nashakaga cyane. Kandi
kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekerezaga. Mama wanjye, papa, brother, sister, reka mbasabe turi mu mwanya wo gusoza iki cyigisho, ndakwinginze mbabarira wongere usabe Imana igukore ku maso, kuko Kristo aje kugaruka mu gihe tutatekerezaga. Kandi Roba, hari ikintu navuze, kimwe mu bintu bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka atunguranye ni bitatu. Ubundi ibimenyetso nashatse kuvugaho ni bitatu. Harimo ibintu by'intambara ku isi zitandukanye, hakabamo ikintu cyitwa imitingito ya hato na hato, harimo n'imyuzure, mwaragiye mubyumva hamwe na hamwe. Hakabamo n'ikindi kintu cyitwa inzangano. Yesu yavuze ngo abantu bazangana, umuvandimwe azanga uwo bava indimwe, umwana azica se, umugore azagambanira umugabo we, ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Ibyo ngo ni ibimenyetso cyangwa sinyare zigaragaza ko Kristo azaba agiye kugira gute kugaruka. Kuko yavuze ngo rero icyo mbasabye, namwe mbasabye nka Theoneste, nshingiye ku ijambo ry'Imana, ndimo n'umwuka wera w'Imana. Bibiliya iravuze ngo muhore mukeneye, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shebuja. Ndafashijwe Theoneste. Dore Bibiliya ivuze ngo mube maso kugeza ubwo uyu mugaragu naramuka abaye maso. Agaba maso mu gitondo, akaba maso saa sita, akaba maso nimugoroba, akaba maso. Kuba maso ni iki? Kuba maso ni iki? Icya mbere ni ukwirinda ibyaha, ukaba mu buzima butarimo icyaha, uzaba ubaye maso. Icya kabiri, kuba maso ni ukuba mu buzima burimo kumva ko utari uwo mu isi, ukaba mu isi ariko utahari. Dore ukaba mu isi ariko usa nkaho utari uw'isi, uzaba ubaye maso. Mu yandi magambo, ukaba mu buzima bwo gukumbura ijuru. Kuba mu buzima bukumbura ijuru. Kubera iki? Abantu bakunze iby'isi, bakunze iby'isi cyane, ariko iyo uri maso wumva ko hari igihugu kiri imbere yawe, uba mu buzima budashaka kuba mu isi cyane. Abakolosayi igice cya 3, Bibiliya ivuze ngo, Pawulo niwe yandikiye Abakolosayi, arababwira ngo niba mwarapfanye na Kristo, mukazurwana nawe, mukunde kureba, muhanga amaso ibiri hejuru aho Kristo ari, aho gukunda ibiri mu isi. Ariko iki gihe turimo kiragoye, mama wanjye, papa, kiragoye. Abantu bakunze iby'isi, bahanze amaso isi, wagira ngo bageze mu ijuru. Kuba maso rero cyane ni ugukunda aho uzajya, do kugahora uhafitiye inyota. Aho hantu ushaka kuzajya rero bizatuma uba maso, kugira ngo Kristo naza akavuza impanda uzajyane n'uwo Kristo wawe wakoreye. Reka twegere umwanya gusenga. Ariko biravuze ngo, Luka arasoje 40, aravuze ngo mumenye iki? Nyir'inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, we yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Hari ikibazo rero kinteye ubwoba muri iki gihe soza, nuko ibyo turi kureba tutari kubyigiraho kugira ngo soze. Ntabwo turi kubyigiraho ngo bitubere icyitegererezo, ariko turarangaye. Rero twirinde uburangare, kuko Ababisirayeli bakena izi ntwaro nta kindi cyabiteye, bararangaye. Ariko Bibiliya yavuze ngo Sawuli, Imana ishimwe, haracyari ba Sawuli bari maso. Sawuli we yagendaga ariko afite intwaro, avuga ko urugamba rutararangira. Yonatani umuhungu we ntabwo bigeze birara. Mama, mwirinde kwirara, kuko urugamba ntirurarangira, turacyarwana dushaka kugera mu bwami. Reka nsoreza aha. Abadukunda, abadukurikira, wenda birashoboka ko mwakenera ko dusengana cyangwa se tukabana namwe mu ijambo ry'Imana. Mudusure kuri Bigerezo TV.